Yo. Ndabasuhuje, iyi ni MT22 Music kandi ndi mwarimu wanyu bakunda kandi uhora ubakurikirana. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane kandi abenshi turayikunda. Ntekereza ko ngira ngo hari abanyeshuri, hari abantu bayinsabye, abakunzi ba MT22 Music bayinsabye ngo nzayibacurangire. Uburyo ushobora gucuranga, ariko ushobora kwicuranga n'ahandi nko muri do. Ariko ibanga nababwira ni rimwe mama, hari indirimbo ushobora gucuranga muri code runaka ntiryohe cyane kubera buryo iteye. Ni kimwe nuko hari indirimbo ushobora kuririmbira hasi ukumvira bishye, wayishyira hejuru ukumvira ryoshye bitewe n'uburyo yahimbitse. Sibyo cyane ko indirimbo ijya kure. Urabona mu do improvisation za do zigakira kuri do re mi fa so, burya buzabona hanga bazamuka hejuru, nabyo nibyo ariko amasomo improvisation muri do re mi fa so fa mi re do, urumva kagarukira ngaha. Ubu indirimbo zose zazamuka kurenza do re mi fa so mi do mi fa mi re si do re do pa urumva do tayari do yo hejuru. Urabona ko ahantu yatujyanye. Yego, ariko nko muri urumva muri re ubona ko yo re ikora hose mu cyo bita ma octave yose. Do ini do hejuru yayo, so urumva yikora ma octave. Runakere ikungahaye cyane mu ndirimbo nyinshi zitandukanye mu kwicuranga muri improvisation. Imana ibagire neza, rero ndabakunda. Ibindi tuzabyongeraho next. Nagira ngo tuganire kuri indirimbo gusa ndetse n'uburyo ishobora gucurangwa. Imana ibagire neza.